Muraho mumeze mute? Twizere ko mumeze neza cyane, natwe tumeze neza cyane, turashimira Imana nk'ibisanzwe. Intego yacu nta yindi ni ugutegura ingo nziza, ingo zidahoramo amakimbirane, ingo z'amahoro, ingo abantu baganira bagaseka, ingo umuntu wese yifuza, za zindi turi kuvuga ngo turi gushaka gutegura ijuru rito. Uyu munsi rero nanone ntabwo twahagaritse kubera ko kwiga ni uguhozaho. Uyu munsi tugiye kureba imiterere y'umukobwa ukwiye uzavamo umugore ukwiye. Imiterere y'uwo mukobwa ni iyihe? Murabizi ko mu kinyarwanda baravuga ngo umugore ni mutima w'urugo, bakongera bakavuga ngo ukurusha umugore aba akurusha urugo. Birasobanura ko umugore akwiye kuba ari inkingi ya mwamba mu rugo. Ni ukuvuga ko umugore nta kindi kintu donc wamusimbuza mu rugo. Iyo ari umugore mwiza aba ari umugore mwiza, iyo ari umugore mubi nawe aba ari umugore mubi. Ubwo ufite umugore mwiza afite urugo rwiza, ufite umugore mubi nawe afite urugo rubi. Ibyo bintu rero urumva birakomeye, niyo mpamvu tugiye kuvuga ngo ni iyihe mico twareba ku mukobwa twenda kurambagiza, umukobwa warambagizwa kuba umugore ukwiye. Turatangira rero tugira tuti uwo mukobwa agomba kuba afite umutima wo kubaka. Cyambere, hari abakobwa rwose badafite umutima wo kubaka, muganira akakubwira ati ibyo bintu njye sinabivamo, ibyo bintu biragoye, ntabwo ngiye nabivamo, sinabishobora. Ntafite umutima wo kubaka. Kugira rero ngo umenye ko umukobwa afite umutima wo kubaka, hari ibintu bimwe na bimwe ugenda urebaho. Ese uyu mukobwa afite gahunda yo kugira ngo afatanye n'umurambagiza? Ubwo umusore niwe ukwiye kuba abireba. Wa musore we, uyu mukobwa uri kurambagiza afite gahunda yo gufatanya nawe gutegura urugo muzabamo, afite gahunda yo gufatanya nawe mu bitekerezo, afite gahunda yo gufatanya nawe mu cyerekezo cyo kubaka. Ese ntabwo ari wa mukobwa uhora akeneye kwitabwaho? Ni telefone ye buri gihe iguhamagara ikwaka amafaranga, ngiye muri salo, telefone ye buri gihe iguhamagara ikwaka amafaranga, ngiye gusohokana n'abashuti banjye, telefone ye buri munsi guhamagara. Nta gitekerezo cye, nta gahunda yo gufatanya. Mbese we ibitekerezo bye ahora atekereza umunsi wo kwambara agatimba gusa, nta bindi bitekerezo. Niba adafite gahunda y'uko muzafatanya kubaka urugo, uyu mukobwa urumva afite umutima wo kubaka? Ntabwo ari wa mukobwa ujagaraye ujyanwa n'ibibonetse byose. Akwiye kuba ari umukobwa nibura ubona nawe ko atuje, afite icyerekezo, afite gahunda yo kuzagufasha. Ese uyu mukobwa arakora? Ntabwo ari wa mukobwa wikenereye kwirirwa aryamye, abakozi bakore bamuzanire, yewe kugera ku rwego rw'aho ubona ko adashobora no kuba yabasha no guteka. Hari abakobwa batazi uturimo two mu rugo. Nibura nareke kujya ku kazi kuko ntako afite, ariko nibura murafatanya mu mirimo yo mu rugo. Iyo arayishoboye, reba niba uyu mukobwa afite gahunda yo gufatanya nawe kubaka. Wabimureberaho igihe ushaka kureba ko afite umutima wo kubaka. Ese aragushyigikira? Iyo umubwiye project wumva gushyigikira, cyangwa ni wa mukobwa uhora buri munsi akwereka runaka yakoze ibi, nkunda umugabo umeze nk'uwa runaka, ukora ibintu ibi n'ibi. Wowe project zawe nubwo ari nto, nubwo wenda zitarenze, ariko iyo uzimubwira ntazishyigikira, buri gihe aba ahora ameze nk'aho muri gupingana. Ahora agupinga, ahubwo agahora akwereka iby'abandi, agahora akwereka ko iby'abandi ari byo byiza, agahora akwereka ko wagakwiye kuba ubikora nka runaka. Aragushyigikira? Ubundi buryo iyo uri gukora ukabona umuparteneri wawe, uwo muri kumwe atagushyigikira, akenshi nta n'umugisha uba birimo, kuko nta kuraje, nta gutera kuraje, ukumva rero ntibiryoshye. Ugomba kubona ko afite umutima w'uko mufatanya, agomba kuba afite gahunda agushyigikira mu byo ukora, kandi akaba afite gahunda yo kubaka urugo rufite amahoro. Atari wa mukobwa uhora ashaka utuntu dutoya two kugira ngo abone impamvu yo kukwiyenzaho. Hari abakobwa bashaka kwerekana ko barenze buri gihe, akaba ahora adafite gahunda yo kuzana amahoro, ahubwo agira ngo uhore umwinginga, kandi nta n'ikindi kirenze akuzanira. Uwo mukobwa rero ashobora kuba atazavamo umugore ukwiye. Icya kabiri, uyu mukobwa agomba kuba azi kuvuga neza. Kuvuga neza buriya ntabwo ari ukuvuga ka kajwi gatoya katumvikana. Oya, kuvuga neza, kuko twamaze kwiga ko communication ari imwe mu nkingi zikomeye z'urugo rwiza. Communication, niba rero communication ari inkingi
zikomeye z'urugo rwiza, ni ukuvuga ko ugomba kumenya ko umugore wawe azi kuvuga neza, uzaba umugore wawe Porto. Ese ntavuga ibintu byose arakaye? Ese azi kugutega amatwi? Ntabwo ari wa mukobwa ujya gutangira kuvuga ukumva yakurengeje, ntiyateze amatwi icyo washatse kumubwira, ntanagusobanurira ahubwo yavuze, aravuga atarangiza kandi avugana uburakari, avugana amahane, avugana ubushinzi, ubona adafite ikinyabupfura. Uwo mukobwa utazi gutega amatwi, utazi kuvuga ibintu byose mu neza, ahubwo agahora avuga ibintu byose arakaye n'amahane. Uwo mukobwa utazi kuganira ikibazo ngo aganire ikibazo kitavuyemo intonganya. Ibibazo kuko bishobora kuba, ikibazo gishobora kuba, ariko ese ikibazo nimba kibaye ni ngombwa ko kizana intonganya, cyangwa abantu bashobora kwicara bakagikemura hatajemo intonganya. Ibyo byose rero uba ugomba kubirebaho niba ukeneye umugore mwiza. Ukeneye umugore mwiza ugomba kubirebaho. Icya gatatu, ugomba kureba nimba yubaha abandi, baba bamufitiye umumaro cyangwa batawumufitiye, cyangwa se nawe ubwawe akubaha. Iyo umukobwa yiyubaha ntabaho buri gihe mu guhora ategereje atansiyo z'abandi bagabo, ahashaka atansiyo z'abandi bagabo. Niba muri kumwe ukabona yaba yashamaye mu bandi bagabo, induru yayivugije ari gusimbagurika. Niba muri fete, mwajyanye muri fete, ukabona we ntakwitayeho, ahubwo ari n'abandi bagabo ari kubatera morale, ari kugira gute, mbese arashaka atansiyo zabo, ntabwo wowe aguha agaciro. Iyo ari mu bandi bantu, reba avuga ate, amagambo ye mbese ntabwo ari amagambo ateye isoni, ntabwo ari amagambo asesereza, ntashaka kukugenzura nk'aho uri uruhinja, nk'aho uri umwana muto. Ari ibyo bya bindi byo guhora ashaka intonganya, ashaka impamvu kugira ngo wowe umwinginge. Kandi umuntu muri mu rugendo rumwe agomba kuba yumva umufitiye umumaro, nawe ukumva agufitiye umumaro, vice versa, mwese mukuzuzanya, nta kujorana kurimo. Uwo mukobwa rero reba niba yubaha nawe mukundana, cyangwa yubaha n'abandi bantu muri kumwe, baba bafitiye umumaro cyangwa batabafitiye umumaro. Wowe umukobwa ni wa mukobwa utongana, umuhamagaye kuri telefone aravuga atongana. Niba ari umukiriya, niba ari nk'umucuruzi, umukiriya akaba amuhamagaye bakaba batumvikanye, ukumva yatonganye, wowe ibyo bintu ari gukora abandi nawe azabigukora. Agomba rero kuba afite ikinyabupfura. Ikindi ugomba kureba ko uwo mukobwa atari umusinzi. Kuri uwo mukobwa w'umusinzi nawe ntiyubaka. Ntabwo umukobwa w'umusinzi yubaka, kuko ntagira igihe cyo kuba mu rugo, aba afite ibigare bidafite umumaro ahoramo. Ikindi, ntashobora kwita ku bana, bisaba umwanya, bisaba ubwitange, bisaba kugira icyo utanga kugira ngo ugire icyo ubona. Ubwo rero umukobwa w'umusinzi yakubaka ntabwo yakubaka rwose, ntabwo yavamo umugore ukwiye. Reba niba uyu mukobwa adakunda drama n'amakimbirane adafite umumaro, utudrama tutamaro, amakimbirane, ugasanga ahora mu ntonganya, gushwana, ibintu bito, kugenzura buri kantu. Uwo mukobwa uhora atongana akiri umukobwa, uhora ashwana n'abandi, utuntu duto twose ugasanga yadushwaniye. Uwo mukobwa ntabwo nawe yavamo umugore ukwiye, kubera ko nyine twamaze kubona ko abantu baba bagomba gukemura ibibazo mu neza, nta ntonganya zijemo, nta gushwana. Abantu ubwo baba bagomba kuba bafite ubworoherane, kominikasiyo iri hejuru. Uwo muntu rero utongana, umujinya umutera no kuvuga n'ibintu bidafite umumaro, bidakwiye, bidafite umumaro. Indangagaciro z'uyu mukobwa zirebe neza. Reba niba uyu mukobwa afite indangagaciro, uko yitwara ate mu bantu, mu baturanyi, mu bo bakorana, imyitwarire ye ni iyihe. Ntabwo ari wa mukobwa uhora abeshya, ateranya abantu n'abandi. Burya umukobwa ubeshya n'umubona utuntu duto, akakubeshya utuntu duto, aba azakubeshya n'ikintu bikomeye binini. Umukobwa ntakwiye kubabeshya. Imyitwarire ye mu buzima busanzwe, utazi gucunga amafaranga, kubera ko umuntu utazi gucunga amafaranga, ntabwo nzi neza ko wazamushobora, kubera ko hari igihe ashobora kujya akoresha ubushobozi ufite, ugasanga yabukoresheje uko bidakwiye. Reba se umukobwa niba wenda adafite akazi, cyangwa afite akazi k'amafaranga wenda 300,000, ugasanga akeneye kwambara wigi ya 500, ugasanga akeneye kwambara urukweto rw'100,000, ugasanga akeneye guhora asohoka ahantu harenze, ugasanga akeneye guhora yigaragaza ku rwego wowe ubona utariho kandi utabifitiye ubushobozi. Ari umukobwa akiri umukobwa, kandi mwaganira ukaba utabasha kubona neza ahantu ayo mafaranga ayakura hafatika, urumva uzamushobora? Ntabwo uzamushobora. Afite ikibazo cy'imicungire y'amafaranga. Ikindi, agomba kumenya gucunga amafaranga, akanayakoresha icyo mwavuganye. Ntabwo ari uguhora akoresha amafaranga
amafaranga ibyo yifuza, kuko urumva uwo ni wa wundi nyine ukeneye kwitabwaho gusa we adafite icyo yinjiza agaciro k'amafaranga. Ibyo rero urabigerageza iyo uri umusore ukamenya ngo ese azi gukoresha amafaranga ibikwiriye. Ubushize ndumva narabahaye urugero rw'umusore wari ufite umufiyanse ariko ashaka kumenya niba azi gucunga amafaranga. Se koko uyu mukobwa yacunga umutungo wanjye? Afata amafaranga arayamuhereza aramubwira ati tiyemoni, donko ni nko kumubwira ati mfasha aya mafaranga, arigendera arebe niba nyine yamenya gucunga amafaranga cyangwa niba yayakoresha ibyo bavuganye. Arigendera, umusore amuha amafaranga tiyemoni, arigendera. Amaze kugenda icyumweru cya mbere kirashira ntiyagaruka kubaza umukobwa amafaranga, icya kabiri kirashira ntiyagaruka kumubaza amafaranga. Ku musozo w'icya kabiri aramubwira ati nsubiza ya mafaranga. Ariko umusore yari yakoze akantu ko kwandika n'amaseri y'inoti, imibare iba ku noti, arebe niba ya mafaranga kuko yarayabitse nkuko bari babivuganye ati tiya ayabike ntagire ibindi ayakoresha ko ntabyo bavuganye. Kubw'amahirwe yaje gusanga nyine wa mukobwa ari umukobwa ukwiye, yamugaruriye ya mafaranga nkuko yari yayamuhaye. Hari umukobwa iki gihe waha amafaranga gutya kuko azi kuri inshuti ye nta kibazo, akayakoresha ibyo ashaka, aho uzagaruka kuyamubaza ntuyabone kandi ntacyo mwavuganye cyo kuyakoresha. Wowe akakubwira ibyo yayakoresheje atari yaranakubwiye, utari unazi, utanafite muri gahunda, kuko ashobora no kuba bikeneye ariko utabifite muri gahunda. Reba niba uwo mukobwa ari indahemuka. Uwo mukobwa ntabwo ari indahemuka, inyangamugayo. Nabyo uba ugomba kubireba ukareba nyine niba akwiye kuba umugore nyakuri, umugore nyawe, wa wundi nyine abantu bazavuga bati wawu ufite umugore mwiza. Ubushakashatsi rero bwagiye bukora ku bijyanye n'ingo bwagiye bugaragaza ko akenshi ingo zikomera cyane iyo harimo kubahana hagati y'abashakanye. Rero twamaze kubona ko uwo mugore nawe ugomba kuba yubaha, yaba wowe, yaba imiryango, yaba abagubakikije, cyane cyane wowe ubwawe n'abandi bose, ariko agomba kuba bubaha. Bagomba kuba bafite kwizerana hagati yabo, gufatanya mu ntego, kugenzura amarangamutima yabo. Ntitwavuze ko nibura bagomba kuba bavugana, babasha gukemura ikibazo nta ntonganya. Ibi rero ntabwo kugira ngo ugire urugo rwiza, ntabwo uhitiramo umugore muzabana mu marangamutima, isura, afite taye nziza, afite amabuno meza, ni muremure, arasa neza, afite amaguru meza, yanyoye inka, ntazi itabi, ntazi inzoga, arasa neza. Ariko ibyo ntabwo ari byo byubaka. Icyubaka ni za ndangagaciro. Icyubaka ni kwa kuba mubasha gufatanya intego muri mu cyerekezo kimwe. Icyubaka ni kwa kwizerana, ni kwa kuvugana neza, ni kwa kubahana. Ibyo rero niba ushaka umugore mwiza ubyiteho cyane, utajenjetse, kubera ko nutabyitaho nyine ngo ubihe agaciro, ntabwo uzigera wishima mu rugo rwawe. Ntuzigera wishima mu rugo rwawe, kuko muri bya byiciro tuziga bigize urushako uzasanga hari igihe kigera rwose umuntu akicuza uwo yashatse, akicuza akibaza ngo kubera icyo ari we nashatse, kandi niyo faze yari igezweho, ahubwo hari ibyo utarebye neza. Nabahaye urugero rw'umusore wari uri kurambagiza. Abandi basore bafite uburyo bareba amasitarateji bakoresha. Ubwo rero kubera ko yari ari kurambagiza, ageze kuri faze ya nyuma yo kujya gufata irembo, ariko aravuga ati hari akantu ntarebye neza, reka nkarebe buri buke njya gufata irembo, n'ibyanga nyine sindifate. Urumva abantu bagera ku munota wa nyuma wo gufata icyemezo akivuga ati reka ndebe naka. Ubwo hari ku wa gatanu, yagombaga kujya gufata irembo ku wa gatanu. Ku wa kane, ku wa gatatu avugana na fiyanse we ko azajya iwabo ku wa kane mu gitondo, we ubwe akabanza akaza kureba abatanti, abanko bataramubona. Noneho ku wa gatanu iwabo umusore nabo bakajya gufata irembo. Umusore yari abikoreye ubushake, aramubwira ati ubabwire ko nzaza kugira ngo nanjye bazabanze bambone imbere yuko babona iwacu, kuko ni njyewe bazaba baje gufatira irembo. Umukobwa ati nta kibazo, reka mbibabwire. Nabo babyifuzaga, arababwira, barishima, barateka, barategura, bategurira umukwe, bahamagara abanti, bahamagara abanko, abantu baho hafi nyine bubashywe muri uwo muryango, baze barebe umukwe. Umukwe ku wa kane ntiyaza. Saa moya, saa mbiri, saa tatu, ugombaga kuhagera saa 12 nk'uko yari yabisezeranye na fiyanse we. Ntiyaza. Saa moya, saa mbiri, saa tatu ntiyaza. Baramuhamagara, yanga kwitaba telefone, bigezeho ayikuraho. Urumva ukuntu umukobwa yari yamwaye.
yabuze icyo gukora, yabuze icyo kuvuga. Abantu bose bamubaza bati ese quel type de tuzame, uyu muntu watuzaniye ni muntu ki, utavugisha ukuri, utabaha abakuru. Ako yari afite icyo ashaka, yari afite icyo ashaka kureba, yari afite icyo ashaka kureba. Bigeze aho mu ma saa tatu ababyeyi ni bakuru, ni umuryango mwiza, baravugana bati uko biri kose ubu yaba yagize ikibazo, reka twere kumucira urubanza, reka twere kuburama umukobwa wacu, ahubwo umukobwa nafate umuvandimwe we bajye iwe bajye kureba ko nta kibazo yagize. Ubu ni umuryango mwiza, bo ntibarakara ngo bitere hejuru ngo bavuge bati uyu ni muntu ki, biterere hejuru. Umukobwa rero ajyana n'umuvandimwe we bajya ku rugo rw'umusore, bari bahazi birumvikana. Bagezeyo basanga ntahari, ariko mu gihe gito aba arahageze. Nyina w'umukobwa yari yamubwiye ati nugerayo ntagire na rimwe uvugira hejuru, umubaze niba yabaye amahoro, umubaze uko byamugendekeye, iby'imishinyu bireke, iby'uko wasebye ubireke, umubaze neza kuko nawe afite ize mpamvu ari bugusobanurire ubundi ukazumva, kandi nawe utazumva uvugire hasi, nta mugore wo kuvugira hejuru. Ubwo rero umusore amaze kubonana n'umukobwa, umukobwa yaramubajije ati wabaye amahoro, byagenze bite ko utubahirije gahunda? Umusore aramusobanurira aramubwira ati nari mfite mushiki wanjye yarwaje umwana kandi nta modoka afite, yansabye ko baherekeza nkabajyana kwa muganga, niko nabikoze. Ese kutitabaga telefone yari iri mu modoka, twari turi kwirukanka mu bibazo by'umwana. Nta na kimwe cyari cyabaye, nawe yari ari kumubeshya, kubeshyana nabyo si byo, ariko yari afite test ari gukora. Noneho umukobwa ati ok, twebwe twari tuje kureba ko wabaye amahoro, niba wabaye amahoro nta kibazo, buriya ejo mu gitondo uzabanze uze mbere y'uko iwanyu baza aba anti n'abanko baharaye, nibura bakubone, izindi gahunda zize gukomezanya n'ababyeyi, ariko bo bamaze kukubona. Ok, umukobwa nibyo yari ababaye mu mutima, yari afite ikibazo, ariko ikibazo yaragikemuye nk'uko umubyeyi yari yabimwigishije. Nta mugore uvugira hejuru, nta mugore uvugana amahane, nta nduru, nta gusa. Umusore nicyo yashakaga kumenya, ko uyu mugore azabasha gukemura ibibazo nta ntonganya. Yaragitsinze rero, babana mu mahoro. Urumva rero buri wese aribaza ati yaba njye nari kubigenza nte, nari kumwica, aransebeje agize ate? Yaragusebeje, ariko we afite icyo yize, kandi icyo yize kizabagirira umumaro mwembi. Mwakoze rero gukurikirana ibiganiro byacu nakagaruka. Turabasaba gukomeza gusharinga ibiganiro kugira ngo abantu twese tugerageze kubaka ingo nziza, ijuru rito. Murakoze cyane, mugire amahoro y'Imana.